hari igihe ufite za nyabingi sibyo wenda zo mu miryango cyangwa baguterereje nyine zikonka zikakunyunyuza utuntu twose tukagushiraho ku buryo nta kintu nyine kijya ku mubiri wawe. Ako mu gihe ibyo bintu utabifite ukaba ubasha kubona ibyo biryo, ni gute utagira none ukaba urya ujagaraye, urya nyine buri kanya. Buriya kurya buri kanya biravuna ni ukuri. Nk'umuntu ubikora iyo agize Imana akabicikaho arishima. Ibyo bintu mbabwiye nzi ko bibyibushye. Ikindi amata avanze na biswi n'umuneke biraryoha. biraryoha. Isukari bitukora yawurute. Hari umuntu wabibrandinga agafata amata, agafata umuneke, agafata na biswi, agahita ashyiramo isukari, agahita brandinga. Ubundi niyo wafata biswi na yogurt gusa ukabibrandinga biraryoha. Rero uzi se hari ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu kubyibuha turi bunabivuge. Kongera ibiro. Ariko buriya kugira ngo ubikore neza bihure n'ibiro biterwa nawe. Hari igihe uryoherwa no kubona watangiye kubyibuha nawe ugakomeza ukirira nta gutekereza ngo ese bino bintu biri buze kurangira gute. Ni byiza nimba ubona biro byatangiye kwiyongera jya ujya ku munzani. Buriya kwiyongera ibiro hari igihe byoroha, kubikuraho bikagora. Urugamba kabisa. Sha cyane. Icyiza ni uko wenda ubishoboye ugura umunzani ukawushyira mu rugo ukavuga uti ngewe buri nyuma y'ibyumweru 2 ndipima. Ku cyumweru hari igihe ubyibuha hakazinda wibashuka babarira. Icyo nabonye uramutse ubyibushye ugashyiramo siporo ukajya ukora swati. Sha siko biri seriye. Swati zirakora. Urumva ko kubigira akamenyero uhora umanuka uzamuka kuriya. Gahunda iragera da iraba. Gahunda iraba. Ibijumba se bya bintu ugikunda gufata kuri regime? Ibijumba ntago bibyibushye. Kereka wenda twinjiye mu bintu bya groupe sanga niho byaba hari wenda bibyibushye. Ariko ku muntu wa oppositive ntago bibyibushye. Ntabwo nibaza impamvu tuza ku mbuga nkoranyambaga tuje kuvuga ibintu bijyanye n'ibibazo twagize ku bantu twabyaranye nabo, ku bantu wenda urugero twahuye akanyambura nk'amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu ubundi wakajyanye wenda kuri polisi ukabizana uje kubivuga hano. Ngewe mbifata ntabwo uba ukeneye ko icyo kintu gikemuka nk'uko cyakabaye gikemuka, ahubwo uba ukeneye ko abantu bagufataho umwanya. Uyu ni wa mumama, narakubonye bavuga gutya na gutya, katwemere ko uje ukanabivuga tukanakumenya. Ese iyo nkuru ni izima turakomeza kukumenya kandi wowe aricyo washakaga. Ndabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukona mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ni kumwe na Ketchup yeho nitwa Romeo Janvier. Pira keza ka Ketchup ku Rwanda shyira makajezi rwose. Asante sana. Nakubaza abakinnyi 5 uzi mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nimba hari n'umwe nzi. Nakubaza match yo gushize Amavubi ko yagenze na Benin. Naba nkubeshye pe. Ukawambara ikiyo jezi. Reka nkubwire iyi jezi ni gift. Ariko ntabwo ndi umuntu wo mu bintu bijyanye n'imipira. Numvishe ko byabaye bakinnye. Ariko ntabwo nzi ibyo bakinnye uko byagenze. Ariko harimo umuntu witwa Ombolenga. Harimo umuntu witwa Ombolenga. Ombolenga ndamuzi. Nta wundi muntu nzi. Ubundi uzi.
nkikunda kujya mu musozi twajyaga tujyana muri siporo. Icyo kintu cyatumye mumenya no kuba nyine hari nk'igihe wumva bari kuvuga nk'amakuru kuva bamuvuzemo nuko. nta wundi wigeze wumva guca mu Nawe pe. kuva na football yatangira mu Rwanda? Oya kera hari umuhungu witwa Hussein wakinaga muri Rayon Eto. Sumuzi? Yego. Ndamuzi. Undi ni Ndera. Nuza twakoranye siporo nawe yitwa Abuba, uramuzi? Sibomana Bob. Twakoranye nawe siporo aho nyine mu musozi twajyaga. Na Makenzi. Yego. Undi ni Ndera. Migi. Yego. Bose nabiwanye Nyamirambo. Bose nabiwanye Nyamirambo. Nubundi bose nabamenye. Migi Omulenga akubwo Eto we nago namumenye muri uwo musozi. Nabo ngabo nzi. Ariko ubu umbajije ngo ahantu bakina ntabyo nzi. Yannick Mukunzi ntago muzi? Yannick Mukunzi nzi foto ye hari sera. N'izina ariko urarizi? Ndamuzi, ufite utuboro mo hano naramubonye mubona ku mafoto, ntago muzi gutya amaso ku maso. Uwo niwe mukinnyi abakobwa bose babazi bo mu Rwanda. Njyewe ubundi iyo nahuye n'umuntu gutya mba numva ari bwo muzi. Abo mvuze rero ko twahuye ndabazi. Rero nk'umuntu wenda mbona nyine amafoto gutya byitambukira, hari igihe nyine wenda kenshi nabifataho umwanya, ariko ndamuzi kubera hari igihe kigeze kugera akajya bamuvuga cyane. Ni musore aciye agahigo muri football kuko umukobwa yaje kumara akagwa igihumure. Oya. Mu myitozo. Oya. Ariko hari ikintu kimwe cyanyobeye. Aba bantu bajyaga bagwa kubera abantu bakunda ngo akunda umuhanzi runaka akagenda akajya kwa muganga paka bamuzanye bagiye. Mitima yaragagaye. Bababajwe yari imirengo. Bababariye. Oya, bari abantu uko babuze. Baga bahazi. Ahubwo ibyo nabonye biharawe nibihe. Ni abantu baza bavuga ko bakunda abahanzi runaka. Maze akagenda akabibamo. Ariko nabonye bitakiri gukora cyane. Wakuyemo umuvuno, babiri ba mbere bakuyemo umuvuno bagenze neza. Byararangiye. Ubu twitega ibindi. Ibindi bizaba bimeze gute? Bazaza bavuga ko twabateye inda. Oya, ibyo nabyo byavuyeho. Ibyo by'amada. King James ngo yigeze kuhamagara kuri ku Isango. Umukobwa w'umufana. Ariko njye banteye n'inda. King James aratitira umwuka urahera. Ibaze. Abeshya. Yaje kunye guhamagara saba imbabazi ngo namubeshyiraga. Buriya disari n'igihe umuntu akora ikintu nta mutima muba afite. Yumva ashaka kwisariza abantu tu akaba atingiye kubahamagara mbabwire gutya akaba arabikoze ndakikanga. Kuko hari igihe umuntu uvuga ati nahuye na runaka se n'uhamagaye. Ugisenyi. Nuwe Muhanga nuwahuye. Ariko reka nkubwire. Naba n'umuntu uza akavuga ko akunda umuntu runaka kugira tumumenye. We nyine abavati urugero ningenda mvuga ko nkunda Juno abantu bazamenya bankunde cyangwa se aranamukunda byanyabyo. Noneho uriya baruta wa muntu uza aje kuvuga undi muntu nabi kugira ngo amenyekane ku bintu adahagazeho neza cyangwa ashobora kuba ahagazeho neza ariko abizi neza ko bidakenewe kuba byajya kuri YouTube ngo abantu babyumve ngo nyine bumve ko wavuze runaka ko nawe hari ibibi yakoze abantu batamenye wowe nk'igikomerezwa uje kubivuga. Wenda biri inyuma y'ikintu tujye kuri uyu munsi ariko reka nkubaze ko ntago nagenda kakubajijeho wakira gute abagore baza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa abakobwa bavuga ko batewe n'abastar ntibabiteho ntibabafashe? Ubundi ikintu kiri kuri ino si ntabwo nibaza impamvu tuza ku mbuga nkoranyambaga tuje kuvuga ibintu bijyanye n'ibibazo twagize ku bantu twabyaranye nabo, ku bantu wenda urugero twahuye akanyambura nk'amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu ubundi wakajyanye wenda kuri polisi ukabizana uje kubivuga hano.
ngewe mbifata ntabwo uba ukeneye ko icyo kintu gikemuka nk'uko cyakabaye gikemuka, ahubwo uba ukeneye ko abantu bagufataho umwanya. Yo uyu ni wa mumama, narakubonye bavuga gutya na gutya, katwemere ko uje ukanabivuga tukanakumenya. Ese iyo nkuru nizima turakomeza kukumenya kandi wowe aricyo washakaga? Niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibintu tugiye kuvuga. Nimba ibintu ngiye kuvuga nzi ko ngiye gusebya umuntu, ngiye kumuharabika, ngiye kuza nkavuga ngo Romeo ngo yego mana yanjye, ngo uzi ko ngo Romeo ngo yateye inda ngo uriya mwana mutoya, ngo noneho ngo yarangiza ngo nanagire gutya na gutya na gutya. Ndabizi ko hano nje kubivugira, ngiye ndabizi ko ndi kugusebya, ndabizi ko icyo ndimo, ndabizi ko ndi kugusebya, ndabizi ko ari byo nshaka. Ntabwo nshaka ko ababishinzwe babibona ngo bajye kureba uwo mwana, kuko hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ntabwo ariho dutangira ibirego. Akazi ku bashinzwe ibirego bafite ntabwo bivamo kwirirwa kuri YouTube bareba ngo buri kesi yose yaje. Ku mugani hari n'igihe abantu babivuga ngo bari gutwika. Si byiza, njye ntabwo mbibona nk'ubupfura. Ni byiza ko ibintu tubijyana aho bikwiriye kuba biri. Yego, twinjire muri topic yacu y'uyu munsi. Kimwe mu bibazo bihangayikishije abatuye isi ni umubyibuho ukabije utera indwara zitandukanye zidakira, harimo umutima, umuvuduko w'amaraso, diyabete n'izindi zitandukanye. Indwara zitandura, mbabarira, indwara zitandura. Kimwe mu bisubizo byabyo harimo kugabanya umubyibuho ukabije, harimo gukora siporo no gufata regime nk'uko wagiye ubituganiriza mu buryo bugiye butandukanye kuri Ketchup TV show. Ariko nanone hari urundi ruhande ahandi rufite umunaniko ukabije, rukeneye kongera ibiro, byibura niyambara agapantaro kagaragaremo, niyambara agakote abone ko harimo akaboko kandi koko n'ibindi bigiye bitandukanye. Kunanuka cyane ni bibi no kubyibuha cyane ni bibi. Umuntu unanutse cyane ukeneye kubyibuha, dukuyemo rigi bigeze kubwira ngo ajye nywa Primus ngo azabyibuha. Nicyo kintu bamubwiye? Ninde wabimubwiye? Suko umunyamakuru. Ni umunyamakuru nyine. Tugenda byuka twagiye Kicukiro mu bukwe, yari yambariye umuntu afite na Primus. Tone kumwe n'umunyamakuru. Nicyo umuntu yakora kugira ngo yongere ibiro ariko bitaba bya biro bikabije ku buryo uburebure bwe abo balance ari ibiro bye, ku buryo akenshi nyine babona ateye neza, cyane cyane nk'umuntu w'igitsina gore, umugabo, umuntu w'umusore afite agatuza, ubona afite chest igaragara, n'umukobwa afite utunyashi tugaragara. Tari kwa kuntagarara ukaba washimana ukareba inyuma. Subaza abo bantu. Uri umwehu mana yanjye, ndabazi. Rero uzi se hari ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu kubyibuha, turi bunabivuge. Kongera ibiro. Ariko buriya kugira ngo ubikore neza bihure n'ibiro biterwa nawe. Hari igihe uryoherwa no kubona watangiye kubyibuha, nawe ugakomeza ukirira nta gutekereza ngo ese bino bintu biri buze kurangira gute. Ni byiza nimba ubona biro byatangiye kwiyongera, jya ujya ku munzani. Zibura buriya kwiyongera ibiro hari igihe byoroha, kubikuraho bikagora. Urugamba kabisa. Cyane. Icyiza ni uko wenda ubishoboye ugura umunzani ukawushyira mu rugo, ukavuga uti ngewe buri nyuma y'ibyumweru 2 ndipima. Ku cyumweru ndipima, icyumweru ubwo cya kabiri cy'ukwezi ndipima, ukamenya niba wamaze kugera ku biro ushaka cyangwa wenda byanze kujyaho cyangwa iki. Rero mu bintu nzi bifasha umuntu kongera ibiro harimo amata. Amata? Amata. Ahubwo numvuga ngo ngarananura. Oya, kereka ubwo wanyweye Lofat nyine baba bakuyemo ibintu byinshi, ariko amata nyine, amata asanzwe, amata arabyibushye. Buri ikindi kintu cy'ingenzi tutarajya no mu kurya n'ibiryo. Abantu bajye bamenya ko n'uburyo dufatamo ibyo kurya bishobora gutuma tubyibuha cyangwa tukananuka. Ku muntu ushaka kubyibuha nabyita ko ugomba kurira mu kavuyo. Kuryagagura.
buriya kuryagagura tureke no kuryagagura wenda ngo ubu ndiye umugati mu kanya ninza kubona umuneke ndawurya mu kanya ninza kubona pome ndayirya oya uyu munsi ushobora kuba wari ibyo kurya saa sita ejo ukabirya saa munani ejo ukabirya saa yine nyine ni amasaha ufite ibyo bintu birabyibushye kutagira gahunda mu kurya ibyo bintu birabyibushye harimo amata rero amata arabyibushye ikindi avoka avoka iyi turya ku biryo kuyirya urumva ngewe mbyibushye nshobora kuyirya ntigire ibintu byinshi nyongerera ariko ku muntu nawe ukeneye kubyibuha ni avoka yayikoresha avoka amata buriya umuceri urabyibushya umuceri utari basmati urabyibushya ibirayi birabyibushya basmati ntabwo ibyibushya yo basmati ntabwo ibyibushya ariko nuze n'ibirayi birabyibushya yawurute iki kindira inyama nazo zirabyibushya z'umutuku cyane cyane iz'umutuku cyane cyane toka kure wakibwa we ntago bibaho natokuriye nuze inyama zirimo natoke kure inyama zirabyibushya iz'umutuku ikindi amazi yo kunywa kandi ananura ahubwo ubu si wowe uri bubivuge gusa abantu benshi baraza kubihakana kubera iki amazi ubishoboye mu gitondo hakiri kare ariko uyabanza mu nda nta kindi kintu urafata yego nubwo utanywa menshi ukayanywa mu kanya gato uba ufite inzara y'akaga ndabizi nanjye ibyo ngibyo suhita ushaka ikintu cyo kurya tubare wenda unyweye amazi saa 12 saa moya ubwo nikizemo isaha kandi ni nyinshi urahita ushaka ikintu cyo kurya wenda ufate urugero ushaka gufata yawurute mu kanya nujya kurya ukarya urugero hari nk'abantu bateka ibirayi bitogosheje bakabivanga n'umuceri uba uri kwinjiza ibiboro byinshi cyane bishoboka mu mubiri wawe ibyo biryo wenda tuba bishyizeho ibishyimbo ushyizeho ibishyimbo bikaranze ushyizeho isosi y'inyama na avoka subiriye saa sita saa 7 saa 8 ukoze iyo bwabaga wenda saa 9 ziruzuye isuku bitamo yawurute sibyo ndakumva ukubisemo iyo yawurute mu kanya uraza gukubitamo n'imineke mu kandi kanya nuko nijoro sitwitaye noneho tutavuze kufungura ari bufate ibyo byonyine wumvishije yafashe ni gute bitakubyibushye kereka ufite uburwayi bukunyunyuza si bubaho kanuka konga hari igihe ufite za nyabingi sibyo wenda zo mu miryango cyangwa baguterereje nyine zikonka zikakunyunyuza utuntu twose tukagushiraho ku buryo nta kintu nyine kijya ku mubiri wawe ariko mu gihe ibyo bintu utabifite ukaba ubasha kubona ibyo biryo ni gute utagira none ukaba urya ujagaraye urya nyine buri kanya buriya kurya buri kanya biravuna ni ukuri nk'umuntu ubikora iyo agize imana akabicikaho arishima ariko ibyo bintu mbabwiye nzi ko bibyibushye ikindi amata avanze na biswi n'umuneke biraryoha biraryoha n'isukari witwa yawurute hari umuntu wabiburendinga agafata amata agafata umuneke agafata na biswi agahita ashyiramo isukari agahita burendinga ubundi niyo wafata biswi na yogati gusa ukabiburendinga biraryoha cyangwa n'utabiburendinga ukabifata ukabishyira nko mu kantu kamwe mu kanya ugacishamo ikanya byoroshye ibyo biboro birabyibushya ngewe umwana wanjye njya mbimuha birabyibushya ariko si byiza nanone kubiha umwana cyane ushobora kukubyibuha no kumirwa bigasaba bivuyemo uburwayi ariko ku bantu bashaka kubyibuha hari nk'umukobwa ari nk'umuntu nyine ushakana n'umugabo hari abantu bishyizemo ko iyo urugo rwakuguye neza ngo ubyibuhe akahita ajya kuri puresha yo kubyibuha rero nimba uri kureba kino kiganiro ari cyo gihe urimo ifatira amata
uvange na biswi n'umuneke biraryoha ubirye mu wundi mwanya uze gufata biswi uzivange na yogurt nushaka ushyiremo n'ubuki cyangwa urya imbuto zirimo ubuki imbuto zirimo ubuki ziraryoha buriya imbuto uzi ko nk'ubu ushobora kuzirya imbuto zishobora kugufasha gutara inzara yego imbuto hari zurya kabisa usibye umuneke njye nutajya unera inzara ariko izindi urazirya ugahita ngo bagucishijemo akantu k'agatorosho inanasi ikinyomoro bitera inzara sinyanya ry'intera ubwinyo niyo nyibonye mpita ngara ubwinyo isosi inanasi inanasi niyo nyiriye byushye mpita ngara ubwinyo inanasi sinyanya mpfa kuyirya nanjye ni gake gashoboka nyinywa kuriya nabibrandinze ariko kuyifata gutya ngo njye kuyirya ni gake gashoboka gake ariko njye nkunda imyembe idahiye ikintu gituma mbabara cyane iyo ndwaye ubwinyo nikundira kwirira inyama ubwo rero nashaka mpfa kuyakenyesha ururimi nanayihondesha n'inyundo wagura viande hasha wangiza ukajya upfa kwimirira iyo nagihe kinyuma wumve ko urimo ndagishuto ntabwo mbona umva ari inyama ndi kurya Imana izakurinde kurwara gute nzarwara nyine izayikurinde izayikurinde kuko ko yaba ari mbi yabiguhemukiye yabimemukiye aya ntabirya nabwo ntabirya nkapfa nariye twabaye imyaka myinshi utarya mwana wanjye amagi yo amagi rega biterwa n'uburyo wayariye kuko hari n'abantu bafata regime y'amagi na proteine agira urugero hari regime imwe ariko ntabwo nigeze mbasha kuyikora ariko nayibonye kenshi hari n'umuntu nigeze kubaza ambwira ko yagerageje kuyikora ariko ikamufasha guta ibiro 2 mu gihe mbari iki cyumweru n'iminsi 3 yaryaga amagi 3 umunsi oya mu gitondo yaryaga amagi 3 ninjoro nako saa sita akarya amagi 3 na pome akanywa na tevere nijoro akarya imboga gusa wenda yaba ashonje cyane agashyiramo n'ifi itogosheje ubwo ku munsi umwe ubundi nanone akongera agatangira akaba umunsi wose ariyemo amagi gusa n'iyo tevere ariko namwe yikaze nyine iriya tiba agakozamo gusa amagi rero biterwa n'uburyo nkeka ko uyariye wenda harimo amafiriti nyine kuri ari special wabyibuha ariko atogosheje ntago yakubyibushya usa neza gusa usa neza yehe kwigirisha nkunda special regime ni ibintu bibiri bidashobora kubana kandi mu buzima special nicyo kintu nigiye kuri iyi si kumwe n'ubugari mva ndishima ubu numva warisha ubugari umureti cyane ahubwo si ubugari naburisha iki biriziriye ubugari naburisha umureti naburisha brochette na ikintu cyose ni ukuri kandi buragenda neza yongeye amatonge 2 nyirisha amasororo 2 y'isosi reka nkubwize ukuri hari abantu bazi ko kurya ubugari ari ukuburyo ukabuterura bwuzuyeho imboga butaragaragara ukajandama ugasanga hano mo hano urasa nabi ego mwana kubera none ikibazo njye hano nkaburya umuriro ukabura wenda nkahita mbura uko njya gukaraba nakitahira nakarabye intoki nta n'uwabimenya eka bari bazana na vimu ubwivura ugutamo nibibaho mayoneze irabyibushye mayoneze rega ni amavuta mayoneze ni amavuta nibinkundira nzabaha video ndi gukora mayoneze isumweru cyangwa iy'umweru to ariko mayoneze ni ivuta mayoneze rero nayo none kuyifata ukayirya kenshi utayihuza ukubitisha amavuta iyo afatanye kugira ngo ikurane ntabwo gutya mayoneze ugenda mu buryo bumwe kandi akaboko aho watangiriye ugenda niho ukomeza mpaka usoje ugaruye gutya yapfa kandi ngo niyo abazungu bagusuye ntabwo bemerewe gukora mayoneze ntabyo ruzi irapfa tipfa manose
Okay. nta Ntabwo. muntu wasubira abazungu gukora mayoneze ntubwire seriye Ariko mana we abazungu kuki mubafata ariko bari abazungu badusura kuki mubafata kutese nose bahurira he na mayoneze sinzi ibyo bimizira uko urumva nanjye nigeze kugira gutya kubera kwiga amashuri menshi cyane njya gufata shoti kose y'amezi 6 muri hoteleri niho babikubwiye ngo umuntu ufite iyo gahunda ntago agira wigiye he ko numva ndi ariko tubihore ko nahita mvuga ibintu byinshi bakwigishije kwihavuga wenda bivuga tutarahavuga ariko ntago bibaho nta kindi kintu bakubwiye se umuntu adateka atari muri iyo gahunda y'abazungu ase ubundi umuntu wazanye amagambo ngo iyi ngo ni abazungu n'ibiki ntabwo mbizi ko nta n'ubuyobe buba burimo hariya harutuku bazarungu zitarutuku ni feruje twagiye agakora mayoneze muri feruje ariko feruje zigeze kuba ibizira uzi ko hari ibihugu umuntu yajyaga muri feruje bakamara igihe cyose amaraga muri feruje bamukingiranye ubundi iyo harimo umutuku se hari ubwo ugenda ntabwo ugenda nuko nyine ni feruje umva yewe nkubwire njyewe ibyo bintu umuntu wabikwigishije ni ukuri kw'Imana ashobora kuba yaragutereyemo urwenya ariko ndumva nta hantu bihuriye kuko zari kuba zarapfuye ari nyinshi cyane ngambwira ibintu bigize mayoneze ntabwo mbyibuka icyo nibuka amagi twakoreshaga umuhondo right umuhondo w'igi hakabamo mutaridi hakabamo n'amavuta ushaka wanakoresha ibyo ngibyo n'indimu wenda iyo uyishaka indimu ushaka gukora nk'iriya citro zikoresha mva ari mutaridi amavuta menshi mayoneze ubundi amagi anashobora kujya muri litiro si ureba niyo wakoresha amagi 2 wakubitamo na litiro 2 mayoneze iba nyinshi kubera ya mavuta ugenda ukomeza wongeramo ngo bifate biriya ni ibivuta ushaka kuyikora ukamara icyumweru sibyo itarapfa ndumva ari icyumweru nimba nibeshye abandi barijya bashyiramo nyine ku buryo resistant ari igihe kinini ziraza gusa ubayikunda mayoneze icyiza wakiga kuyikorera ukayirya byibura ari wowe wishyiriyemo amavuta ukunda sibyo cyangwa amavuta uzi ko atagutera uburwayi bwinshi ariko ukajya kurya iriya baba bashyizemo amavuta n'ibindi bintu byinshi bituma idapfa ibaze mayoneze usanga ishobora kuzamara wenda kadufata amezi make amezi ari hejuru ya 6 itarapfa tekereza ibintu baba bashyizemo usibye ko hari umuntu utabibonera umwanya hari umuntu wikundira utuntu twihuse nyine kuraje wakirira iyo ngiyo ariko irabyibushya pe nivuta n'iriya y'indimu siniyumvisha ukuntu ngiye ngo itabyibushye nyine yoza mu buryo mayoneze akayirisha ifiriti yayirishe n'inkoko yokeje we naba n'inkoko rigana ribi ahubwo uvuga ngo yafashe ikidari arakiriye akubiseho ifiriti none hari ifiriti ziba ziteteme irimo ivuta ku buryo ijya gatakara ari kuyikoza muri mayoneze araza ko twashaga ko turisha ipirawu mayoneze ubundi reka nkubwire ipirawu uzi impamvu ni uko hari abantu ababona yumutse buriya ipirawu si ngombwa kuyishyiraho isosi ushobora gukoresha ahubwo wenda salade runaka hari salade ushobora gukora warisha ipirawu ziba zirimo iyo mayoneze ariko zirimo n'ibindi bintu byinshi ku buryo mayoneze itaba nyinshi iyo salade byibura ikagusimburira imboga ariko utagiye gufata mayoneze mu mayoneze ngo uyuzuze kuko waba uriye nyinshi cyane dore mvuye kuwukandasha tuzateka ipirawu nubwo twayitetse kuri cano ariko dukore na salade warisha ipirawu tugomba kuzabikora turi nk'abantu bangahe bemera kujya imbere ya kamera tukarya umuceri tumeze neza turahari humura yawe turahari ntacyo bazagufatira mu mugongo nzajya ntera ndonogo nzankunoreza akaboko mite nkudaho ni ukuri kandi mba numva nkumbuye kurya ndi kumwe n'abantu benshi ibiryo twatekanye turi kumwe tukaganira tukabisangira ibyo bintu mbiheruka kera yego se potaje ntabwo ibyibushyayo potaje sinzi ko hari cyane nk'iy'ibirayi nyine ibirayi n'ubundi twabivuze mu bintu bibyibushye sibyo n'ibijyanye nabyo byose
Rero potaje uyifashe ugashyiramo wenda ariko buriya hari umuntu wabikora agashyiramo inyama zisanzwe simbizi. sha yaba afite ibintu bukomeye cyane. Ushobora gufata wenda iyo nkeka ko ishobora kongera nk'ibiro iy'ibihumyo ukoresheje nk'ikirayi ugashyiramo mushroom ugashyiramo creme fresh ugashyiramo breba ugashyiramo ifarini we wabyibuha. ubwo ni bechamel sauce siko bayitara nibyo bechamel sauce wayishyira muri potage cyangwa ndimo ndavanga amasaka n'amasaka Ntabwo mbizi njyewe. Kuko urumva ngiye ariko iriya sauce ya mushroom batanga kenshi ku bindi biryo biri ku ruhande ni bechamel bakora bagashyiramo mushroom. Ibaza ari nka kuri uyu muntu yabikoze kuko ntiwamenya ahantu bateka ishobora kuba ari iri hafi akaba yagushyirira muri ibyo bintu byose birimo ariko ubyikoreye ku giti cyawe nayo yakubyibushye. Harimo creme fresh harimo ibihumyo ushobora no gukoresha amata asanzwe wenda ibyo bya creme fresh utabifite ushobora gukora iyindi wenda washyizemo ifi nayo kandi ntabwo yongera ibiro. Potage ntago ikubiye cyane nk'ibyo bintu bindi byose twari twavuze ariko ibyo nababwiye wabanje amazi atera inzara. Amazi ya mu gitondo utwara abantu bayanywa bakamukorwa kubera inzara. Ibyo bintu bifashe ukarya gutyo ukirira ujagaraye ukajagarika nyine imirire yawe ntabwo wabura kutabyibuha. Ibiro biyongera niba uri nyirakanyashi ukaba nyiranyashi. Hari igihe ubyibuha hakaza inda wibashuka babarira. Icyo nabonye uramutse ubyibushye ugashyiramo siporo ukajya ukora swati siko biri seriye swati zirakora. Urumva ko kubigira akamenyero uhora umanuka uzamuka kuriya gahunda iragera da iraba. gahunda iraba. Ibijumba se bya bintu ugikunda gufata kuri regime? Ibijumba ntabwo bibyibushye kereka wenda twinjiye mu bintu bya groupe sanga niho byaba hari wenda bibyibushye ariko ku muntu wa oppositive ntabwo bibyibushye. Kandi ikindi kintu nabonye iyo umubiri umenyereye ibintu bimwe uzi ko nta kintu biba bikiwubwiye. Nk'ubu niba nari ibijumba cyane kuri regime ubutaha wenda nkafata ubugari cyane cyangwa igitoki kuko nacyo kitabyibushya umubiri ubimenyereye ugira ngo akabica amazi. Ni byiza ko umubiri uhindurira. Rero niyo mpamvu iyo urya mu kavuyo ntabwo umubiri upfa kubimenyera. Ikindi kintu kibyibushya ni ibintu byose bikoranye n'ifarini, umugati, capati, amandazi n'igikoma. Uretse ko kawunga ibyibushya se? Kawunga irabyibushya bibe no kuyirya atari igikoma. Kawunga irabyibushya. Kawunga urayirya ukumva wakungahaye mu nda. Rwose imaramo nk'iminsi nk'ibiri ngewe. Kawunga pe ngewe twacanye umubano. Ubwo rero kubifuza kongera ibiro ni ibyo ngibyo ariko wakongera n'ibiro nk'uko Ketchup yarabigarutseho ugakora na siporo kugira ngo wa mubiri wawe ugire forme ntiwideforme. Ikindi ukipima nk'uko yarabivuze ukanamenya ngo uri munsi biba bibi cyane. Yandi wumva ngo umwana ari mu mutuku ari mu muhondo cyangwa mu cyatsi kibisi. Hari abantu turi mu muhondo. Hari abantu baba bari mu muhondo. Ari igihe usanga unanutse cyane ni bibi ubyibushye cyane ni bibi. Ni byiza rero ko wipimisha niba ugiye gutangira urwo rugendo ukamenya uburebure bwawe bugomba kuba buri kumwe n'ibiro bingana gutya. Ubu wenda ngomba kongeraho ibiro 2 cyangwa 3 ukabikora ukipima wamara kugera ku biro ushaka ubundi ugakora umubiri. Nk'ubu njye nimara kugera ku biro nshaka natangiye gukora umubiri nzabereka. Ese hari ibintu bibyibushye amaguru? Ntabyo nzi. Ku imfundi umuntu akagira ibijande. Ukagira ibijane? Jande. Ibijambe harya. Uzi se kereka hari ushaka imfundiko.
impfundiko nizo nabonye hari siporo bakora zikaza. ntabwo ari abantu zitajya ziza. nanjye ntabwo nazizana. nuriye sikariye nakoze sikariye kuva nkiri umwana ndazihiga. hoya hari ibiboro nabonye muri gym mani bakora hano gutya hakikata siho ziza se. Birikata hano harangiza hano hagakomera. Izo siporo ubu zigira gutya hagakomera. naterwaga na aritere nkoresheje amaguru gutya. Ariko ibintu uvuga ko mba numva ari filime. Iyo twakoresheje twa aritere tukiri muri secondaire ngo turaruki ngo turi gukora amashoti. Ari nyine ibyo ngibyo ni bya bindi umuntu akora ari umwana ariko atari akamenyero. Sibyo? Uziko nyine nashyiraga football ariko nendaga kuzabigira umukino numvaga nzaba umukinnyi. Urumva rose escalier nirukankaga. Nakabaye mfite reka nkubwire rero. Ukunda ipfundiko? Narazikundaga ngewe. Akubu? Zanga kuza. Ubusa. Tudutese twongeze ushyize impfundiko. Jaroro byaba bigoye. Agira ngo narwaye ikibyimba. Ariko reka nkubwize ukuri. Ikintu ukoze nk'akamenyero. Ayiwe ikizana igihe ikintu nkundira kamera ntabwo yerekana ibintu byose. Umva nkubwire rero nk'ubu ngubu ayo maguru yagendera niyo maze iminsi yose ugenderaho sha narababaye. imyaka yose umaze kwisi twahuye nambaye agakabutura ngiye muri siporo ko yo ngarika Imana irarinda ko ayo maguru niyo maze imyaka yose ugenderaho akaba ataravunitse. abantu baraseserezanya gusa ikintu nzi iyo ushaka ko ikintu kikuyoboka cyangwa nyine mukamenyana icyo kintu kigira akamenyero. Ukigira akamenyero kikaba ikintu cyawe gihoraho nk'uko ubyuka ugashima Imana ko wabyutse amahoro cyangwa iyo ugiye kuryama ko uyisaba ko yakurinda ndetse ikanakubabarira ibyaha byawe n'ibindi. Rero ni uko nguko iyo ubigize akamenyero bicamo. Kece reka ngushimire. Wakoze cyane. Duhure mu kiganiro cyo gutaha. Asante sana.